ushobora kuba wabibonye ntubitindeho gusa ariko hari n'ababibonye bamenye icyo bisobanuye. N'umugabo bita Ishimwe Clement akaba ari umwe mu baproducer bahagaze neza mu gihugu cy'u Rwanda, akaba ari nawe muyobozi yo bita Kina Music, akaba n'umugabo wo bita Butera Knowless, umwe mu bahanzi bahagaze neza mu gihugu cy'u Rwanda. Uno mugabo rero yaje kunyura kuri Instagram ye maze atangaza amagambo akomeye ari gusubiza wo bita Platini waje gukora icyafashwe nk'ikosa ndetse no kurengera. Yaje kwandika amagambo amubwira yuko yarenze imirongo, arangije aza gukoresha ijwi ry'umugabo wita Jesquizo Mipango avuga ati wa praying la long pass. Murabiza ako kantu gakunze gukoreshwa cyane, gusa ariko ushaka kwibaza uti ese byagenze bite kugira ngo asubize uwo bita Platina no magambo akarishye. Abenshi bazi ko ari umwe mu bantu bakorana cyane. Muri aya magambo no mugabo yatangaje yaje no kwifashisha akantu kafashwe nk'ikosa rinini uyu ngo bita Platina yakoze mu ndirimbo ye, aho yaje gufata uwo bita Butera Knowless ndetse n'uwo bita Safi Madiba arabahoberanya akoresheje icyo bita AI. Rero ndagira ngo tubigarukeho neza, gusa ariko icyo ngusaba ni kimwe, kanda subscribe tujye tubana buri munsi mu biganiro bitandukanye, kandi nkwibutsa yuko ngiye uri kumva kuri micro ni Philox Aime. Icyo ngusaba no kubana natwe kuva ku munsi wa mbere kugeza ku wundi, kandi niba hari ibiganiro twakoze byagucitse wagenda ubinyuramo, ni ibiganiro biryoheye amatwi. Nkuko nari maze kubigaruka ndagira ngo tubyinjiremo neza. Uyu mugabo bamwita Ishimwe Clement, umwe mu bagabo bamamaye mu gihugu cy'u Rwanda binyuze muri entertainment, yamamaye mu myaka yahise. Umwe mu bagabo bafite izina rikomeye tugendeye ku bikorwa bitandukanye akora, ibyo yikorera ku giti cye ndetse n'ibyo agenda afasha abahanzi batandukanye. Nkibutsa yuko no mugabo ni umuyobozi yo bita Kina Music, nimwe muri labels zifite izina hano mu gihugu cy'u Rwanda, zanyuzemo abahanzi benshi batandukanye ndetse banakomeye bagiye bakora ibikorwa byinshi bitandukanye. Ubu kugeza kuri uno munsi habarizwamo umuhanzi nka Neri Ngabo, niyo muhanzi ufite izina rikomeye ndetse no bita Butera Knowless muri legend mu gihugu cy'u Rwanda. Gusa ariko no mugabo ni ibikorwa byinshi nakubwira yagiye agaragaramo, gusa ariko indi nkuru yavuzwamo cyane murabyibuka mu minsi yashize His Excellency yaje kumugabira, yarari kumwe n'abagenzi be barimo Butera Knowless, harimo wo bita Neri Ngabo ndetse n'abandi batandukanye. Gusa ariko ni umwe mu bantu badakunda kuvuga cyane ku mbuga nkoranyambaga, ni umwe mu bantu bakunze kugaragara bacecetse cyane, badakunda gutangaza amagambo cyangwa se ibintu byinshi bitandukanye tugereranyije n'abandi tubona mu gihugu cy'u Rwanda cyangwa se n'abandi bakora umwuga nk'uwe cyangwa se akazi nkake. Uyu mugabo bita Ishimwe Clement nkuko nari maze kubikubwira ni umwe mu bantu baba batuje cyane, gusa ariko kuri uno munsi bongeye gutuma avuga ndetse avuga n'amagambo abenshi batangiye gutungurwa nawe bavuga bati ese ko tutari dusanzwe tubona uyu nguyu Clement atangaza ibintu nk'ibi, yabitewe n'icyo. No mugabo rero bisa nkaho ari ukumwendereza cyangwa se ariko saba bamukoreye. Uyu mugabo yaje kunyerukira kuri Instagram ye aza kwifashisha akantu kaga screenshot yafashe mu ndirimbo yo bita Platini. Murabizi ko mu minsi yashyize hanze indirimbo bita 2009, ni indirimbo agaruka ku buzima bwe avuga ibyo yagiye anyuramo bitandukanye, gutangira mbere yatangira umuziki, abo yagiye ahuza nabo, uburyo yashwanye na TMC mugenzi we bahoranye muri Dream Boys, avuga ibintu byinshi bitandukanye. Gusa ariko ku musozo w'aya mashusho y'indirimbo bita 2009 nibwo yagiye akoresha utuntu dutandukanye, agenda afasha amafoto y'ibyamamare bitandukanye no mu gihugu cy'u Rwanda bavuga yuko bitiyunze cyangwa se bimaze iminsi biri mu bibazo, agenda bahoberanya. Aho yagiye agaragazamo nko bita Negji de General no bita Riderman bahoberana, akoresha The Ben ndetse na Bruce Melody, akoresha n'abandi benshi batandukanye. Gusa ariko icyaje kuba imbarutse kugira ngo Clement mugarukeho ndetse namugenera buno butumwa bukarishye, yaje gukoresha uwo bita Safi Madiba ndetse n'uwo bita Butera Knowless bigize kukanyuza mu myaka yashize, bavuzwe mu rukundo rukomeye cyane ndetse no kugeza kuri uno munsi abantu bakurikiranira hafi imyidagaduro mu gihugu cy'u Rwanda. Iyi nkuru ntabwo yaba ari nshya, ntabwo ari nshya mu matwi yabo. Gusa ariko uyu Platini ku musozo w'amashusho y'indirimbo ye yaje gufata uwo bita Butera Knowless akoresha AI. Murabizi ko igifata amashusho y'abantu ikagira uburyo ibigenza bagasa nkaho bahoberanye cyangwa se bagize ikindi kintu bakora, gusa ariko batari kumwe. Yakoresheje ikoranabuhanga rya Pixverse, nyine AI ribifasha gufata amafoto abiri cyangwa se abantu babiri batari kumwe ukabahoberanya. Nibyo uyu mugabo bita Platini yaje gukora muri iyi ndirimbo. Gusa ariko indirimbo ijya hanze, ni indirimbo yakiriwe neza cyane, abantu benshi bakomeje kwigaruka bavuga bati ni indirimbo nziza cyane iryoheye amatwi, indirimbo irimo ubuhanga bwiza cyane. Gusa ariko igaruka no ku mateka y'inguyu bita Platini muri uko kugenda ahoberanya ayo mafoto y'ibyamamare. Uyu bita
Clement akaba n'umugabo wo bita Knowless ntabwo yaje kubyishimira, ntabwo yabifashe neza, yabibonye nk'ibintu bitari bikwiye, bitari ngombwa yuko uno mugabo bita Platini abikore nk'umwe mu bantu babanye nawe cyane ndetse banahorana cyane, nk'umwe mu bantu nyine bakorana ibikorwa byinshi bya buri munsi, bahorana ndetse banafitanye projet ndende. Yaje kumwereka yuko yarenze imirongo, yaje gukoresha amagambo Icyongereza arandika ati you have crossed the line my guy. Niyo magambo yamutangarije, arangije aramutaginga ati Platini, ashyiraho link, ashyiraho izina rye cyangwa se account ye arayitaginga. Nayo magambo yaje kumutangariza gusa, ariko nawe uri kunkurikirana muri aka kanya muri iki kiganiro ndagira ngo uze kumanuka muri commentaire umbwire ese uyu mbita Platini bino bintu yatangaje akaza gukoresha no mashusho bisa nkaho atigize abisabira uburenganzira bano bose yagiye abikorera, kuko byahise bihera ko bita Clement itabitangaza itamwereka yuko atabikunze ndetse atari n'ibintu yabonye neza cyane. Ubwo nawe uraza kunkundira duhure muri commentaire umbwire se wowe urabona Platini ariko se yakoze se dukunze kubibona ku bahanzi cyangwa se ku bantu benshi batandukanye bakora bimwe mu mavideo tubona ku mbuga nkoranyambaga. Ese Platini wowe urabibona ute ibyo yatangaje, cyangwa se wowe uri ku ruhande rwa Clement aje kumubwira ano magambo? Gusa ariko uyu mugabo bita Platini we bisa nkaho yarengereye kuko uyu nguyu bita Clement ntabwo yabyakiriye neza, yaje kumwereka yuko ibyo yakoze ari amakosa mabi, yarengereye ndetse bisa nkaho yamwinjiriye cyane. Nkuko namaze kubikubwira, Clement ntabwo ari umwe mu bantu bagaragara cyane mu bikorwa bitandukanye bijyanye no kuvuga cyane ku mbuga nkoranyambaga, ni umwe mu bantu bacecetse cyane bakunda gukoresha ibikorwa harimo nko gukorera abahanzi imiziki, n'ibyo dukunze kumubona. Gusa ariko kuri ino nshuro uwo bita Platini bisa nkaho yarengereye ndetse asa nkaho amushotora. Gusa ariko abantu bakomeje kwibaza bati ese bishobora kuba bijyanye no kuba ari ukurengera gusa, kuko abantu bari kwibaza bati mu minsi yashize uwo bita Platini ndetse n'uwo bita Neringabo batangaje yuko hari album yabo igomba kujya hanze, Vibranium. Ni album batenguje abantu mu gihe kinini, bagenda bafata n'igihe cyo kugenda bashyira hanze indirimbo imwe izagenda igaragara kuri iyi album. Batangaza yuko umwe mu baproducer bakomeye mu gihugu cy'u Rwanda, Element, kugeza kuri uno munsi benshi bafata nk'uwa mbere, yakozeho indirimbo zitandukanye kuri iyi album. Nibyo abantu bakibaza bati ese ko hari imikoranire imeze gutya y'uwo bita Neringabo barizwa muri Kina Music, hakaba ari n'uyu Platini bafitanye imishinga, hariho n'indirimbo nyinshi zakozwe n'uyu bita Clement. Ese nibishobora kuba ari nk'agatwiko kugira ngo ino ndirimbo bita 2009 y'umusore bita Platini igere kure? Abantu benshi bakomeje kubyibazaho bavuga bati ese nibishobora kuba ariko bimeze, bikaba ari ukutubeshya cyangwa se kutujijisha kugira ngo batwambike ibikarito mu maso, ahubwo bavugwe cyane cyangwa se abantu benshi bagaruke. Gusa ariko abandi bakavuga bati Clement nkuko nakomeje mbivuga ntago ari umwe mu bantu bagaragara mu bikorwa nk'ibyo ngibyo bisa nkaho bigayitse cyangwa se byo kubeshya cyangwa se bya pranka. Ntago ashobora gukora iryo kosa ryo kugira ngo aze mu bikorwa nk'ibi ngibyo kugira ngo agaragaze yuko ibintu atabyishimiye, kuko abantu babashije kugira kuri account yo bita Clement yakoresheje ayo magambo arangije ashyiraho niyo foto yafashe screenshot. Abantu mutabashije kubibona munyarukire kuri indirimbo y'umugabo bita Platini bita 2009 amaze kugera kuri YouTube channel ye, mugende murebe abo yagiye akoresha. Nagiye mbagarukaho yagiye akoresha nk'uwo bita Riderman na Negji de General, akoresha Safi Madiba na Butera Knowless, ngiye akomeje kugarukaho n'umundi akoresha n'abandi batandukanye nkuko nagiye mbigarukaho. Hari n'abandi yagiye akoresha harimo nko bita TMC n'ubundi nawe n'ubundi agaragaza yuko bahoberanye, akoresha benshi cyane pe agenda bikoresha. Akoresha n'uwo bita Bruce Melody na The Pain nabikubwiye, akoresha uwo bita Nizo Kabosi na Safi, n'ubundi ubona ko yagiye akoresha ibyo byamamare bitandukanye. Gusa ariko abantu bagakomeza kuvuga bati ibi ngibi uko byagenda kose uyu mugabo bita Clement ntago yabikunze kuko uburyo yakoresheje uyu ngo bita Safi ndetse n'uyu nguyu umugore we bita Butera Knowless byavuzwe cyane ndetse bisa nkaho byari byanacicitswe ndetse n'abantu bari baramaze kubyakira, byamaze kujyaho mu cyo bivugwa yuko nta muntu kibijyaho impaka, kuko kugeza kuri uno munsi Clement ndetse n'uwo bita Knowless bameranye neza, barubatse, bafitanye n'abana. Umuriro ugarura inkuru zaba ngaba ntago bazitindaho. Gusa ariko icyaje gukomera n'uburyo zagarutsweho ndetse uwazigaruye ari umwe mu bagabo bafite izina rikomeye hano mu gihugu cy'u Rwanda, akaba ari n'umwe mu bantu bafitanye umubano wa hafi n'aba ngaba uno muryango wo bita Clement. Abantu bari kuvuga bati nicyo cyabaye imbarutso kugira ngo uyu nguyu bita Clement atabikunda.
gusa ariko kugeza kuri uno munsi nta muntu ugize ubona icyo bita statement cyangwa se yungu bita Platini abigarukaho. Iki yakoze no kugira ngo asohore indirimbo ye, yasohoye indirimbo yamaze kugera hanze, indirimbo bita 2009 agaruka kuri ibyo byose. Abantu benshi ari kwibaza bati ese yungu bita Clement kuki yatangaje no magambo atigeze amubwira inbox, abandi bati bagira ngo amunyuza akanyafa mu kebure amwereke yuko atari byiza be namba, abandi bati no kugira ngo yereke n'abantu muri rusange yuko nta ruhara bifitemo kugira ngo ari amashusho ajye hanze ameze kuriya. Abantu benshi kugeza kuri uno munsi bakomeje kwibaza bati ese biraza kurangira bite, ese uyu nguyu bita Platini nawe ashobora gukoresha ubutumwa akamunyuza ku mbuga nkoranyambaga ze agasaba imbabazi, cyangwa se biraza kurangira gutya? Abantu nicyo kintu bakomeje kwibaza bavuga bati ese ni ibiki biri buze kurangira. Gusa ariko icyo nakubwira cyo Platini muri iyi minsi n'umwe mu bagabo bari gukora neza cyane, bari gukora ibikorwa bitandukanye, bari kugenda bashyira hanze indirimbo ziryoheye amatwi. Mu minsi yashize mu byibuka yuko yashyize hanze indirimbo bita Wa Musaraba, ni indirimbo ya gospel ndetse n'imwe mu ndirimbo zakanze abantu bibaza bati ese uyu mugabo yabagiye kwerekeza muri gospel burundu. Gusa ariko nyuma yaho twabonye integuza ya album bita Vibranium ari kumwe no bita Neri Ngabo bafatanyije kugira ngo bashyire hanze indirimbo zingana kuriya. Nyuma tubonye n'indirimbo bita 2009 ingaruka ku buzima bwe, ubuzima yagiye anyuramo, ubuzima yabanyemo na bamwe mu byamare bitandukanye no mu gihugu cy'u Rwanda, uburyo yahuye n'agahinda gakobeje nyuma yuko atandukanye na mugenzi we uyu nguyu bita TMC, ndetse agenda avuga n'uburyo nubwo wenda yatandukanye na TMC muri Dream Boys, avuga yuko uyu mugabo bita Clement n'ubundi yamufashije nubwo bira byose yagiye bigarukaho. Gusa ariko uyu mugabo bita Clement we abantu benshi akomeje kwibaza bati kubera iki yaje kwifashisha imbuga nkoranyambaga atari ibintu twari dusanzwe tumuzi. Abandi bati ni ngombwa yuko amukebura, abandi bati no kugira ngo hagire ibitunganywa cyangwa se bijya ku murongo cyangwa kugira ngo bagere kuvugwa. Gusa ariko kugeza kuri uno munsi nta yandi makuru ahari, nta yandi makuru ajyanye n'iyi nkuru. Icyo nakubwira cyo ni ibyo ngibyo ngo bita Clement yaje gutangaza. Gusa ariko reka ngushimire twe turi kumwe muri aka kanya, nge nk'ibisanzwe ni Philox Aime. Icyo ngusaba ni kimwe gusa no gukanda subscribe tukajya tubana buri munsi mu biganiro bitandukanye. Gusa ariko commentaire yawe bari ingenzi. Reka ngushimire nayo inkuru y'ubutaha tuzahura ubutaha, ndagushimiye cyane.